ikaze nanone nshuti bakunzi ba Rwanda 24 TV twishimiye kuba muri kano kanya tugarutse mu kiganiro amahitamo yanjye turi kumwe n'umutumirwa tugiye guha ikaze mu kanya gatoya cyane nk'uko rero mumaze kubimenyera njyewe mubana nawe umunsi ku munsi mu kiganiro amahitamo yanjye nitwa Claude Muhirwa reka no gufata umwanya munini ahubwo nangirema ikaze umutumirwa wacu tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Mumeze mute? Tumeze neza cyane. Twishimiye kubana namwe mu kiganiro amahitamo yanjye. Natwe turabyishimiye cyane. Abantu batabazi mwatangira mubibwira muri bandi. Murakoze cyane. Nitwa Mwiza Belize. Mu rugo ni Nyanza, ndi umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda. Yego. Mwiza Belize. Tugiye gutangira kuri icyo kintu. Wigeze ubaza ababyeyi bawe impamvu bakwise umwiza? Nawe babajije. Bo ntago nyine bari baritekerejeho cyane umwiza. Yego. Noneho umwiza ubundi ntabwo warinise nkivuka. Bamaze rero kunyereka nyine mukecuru wanjye ubyara papa. Yego. Ni wese ubwo uti umwana mugomba kumwita umwiza. Umwiza. Leta barinyita gutya. Bivuze ko amahitamo y'ababyeyi yaturutse kuba barakweretse inyogokuru. Yego. Bigahita bibaviramo igitekerezo cyo kukwita umwiza. Muri kaminuza wiga iki? Niga dental surgery cyangwa ibijyanye n'amenyo. N'amenyo. Yego. Ubu ngubu mfite ikibazo cyo kuba nagira ikibazo cy'uko narwara amenyo uhari. Aya ntabwo bishoboka. Mu myaka iri imbere nzaba mbavura. Yego. Ikiganiro cyitwa amahitamo yanjye. Nka Belize iyo wumvishe amahitamo yanjye, my choice, niki kintu kita kikuzamo cyangwa se ubyumva ute? Iyo umuntu iyo numvishe amahitamo yanjye cyangwa my choice, yewe numva amahitamo buri wese agira. Yego. Amahitamo akora kuko mu buzima bwacu bugizwe n'amahitamo. Buri kintu cyose ugiye gukora aba ari amahitamo wagize. Iyo numvishe amahitamo yanjye, yewe numva amahitamo buri muntu wese akora ajya gukora ikintu runaka. Yego. Tugiye kurebera hamwe n'ubundi urubyiruko nkatwe turi urubyiruko tubamo ubuzima bugoye tukaba no mu buzima bwiza nk'urubyiruko. Tugiye guhera mu rugo. Mu rugo ubona iyo abana bari mu rugo ababyeyi hari uruhare bajya bagerageza kugira ku mahitamo umwana ashobora kwigirira we ubwe yihitiyemo nkawe atari kuvuga ngo hajemo ukuboko k'umubyeyi. Uko mbibona ababyeyi ntabwo aribo bakora amahitamo y'abana keretse iyo ukiri muto cyane. Ahubwo uko ababyeyi bagenda barera abana bagenda babereka icyiza. Babereka icyiza n'ikibi, babereka inzira igiye itandukanye umwana yakanyuzemo. Noneho umwana uko agenda akura nibwo agenda amenya gufata nyine amahitamo yakora muri situwasiyo runaka agenda ageramo. Yewe ntabwo umubyeyi ahita afatira umwana nyine amahitamo cyangwa akamufatira umwanzuro. Ahubwo ababyeyi benshi bereka umwana inzira, noneho umwana akurikije ibyo ababyeyi baba bamwigishije umwana akaba ari gukora amahitamo. Umubyeyi wivanga noneho mu mahitamo y'umwana we kuri uwo mwana bishobora kumugiraho izihe ngaruka? Njye mba numva atari byiza kuko ntago nyine aba ari kubangamira uburenganzira bw'umwana. Umubyeyi ashobora kuba afite ikintu acyumva mu buryo runaka, n'umwana we afite ukundi acyumva. Wenda ntabwo nk'urugero ku bintu bijyanye n'amasekisiyo iyo abana bagiye guhitamo. Hari nk'ukuntu mu bihe bya kera nk'umwana yabaga yikundira nk'imyuga, noneho yabigeza nko ku mubyeyi umwe, umubyeyi we agahita abyanga tugomba kuba umuganga. Kandi koko uwo mwuga umwana ashaka kwiga niyo mpano yiyumvamo. Aho ngaho rero mba numva umubyeyi aba yangije uburenganzira bw'umwana, ahubwo wenda yakamuhaye impamvu arimo aramubwira kwiga ibyo ngibyo. Yasanga umwana nawe afite impamvu zikomeye kandi zumvikana akaba yamureka umwana agakora ibyo yifuza. Yego. Mu rugo noneho iwanyu ufite abavandimwe muvukana. N'iki kintu ababyeyi bagerageje kubatoza mukiri bato kugeza n'uyu munsi wa none bababwira ati mukwiriye
gukora ibi ngibi, amahitamo yanyu akwiriye kwerekeza kuri ibi ngibi, ubu mumaze kuba bakuru. Ababyeyi bacu twe mu rugo baradufashije cyane kuko kuva nyine tukiri batoya nyine ntabwo bakundaga kudufatira imyanzuro nk'uko nari bimaze kubivuga. Baratwerekaga nyine, batwigishaga kuzakora amahitamo azatugirira umumaro, akagirira akamaro sosiyete nyarwanda, ndetse nk'ababyeyi b'abakirisitu bakatwigisha gukora amahitamo atazatuma tubusanya n'amategeko y'Imana. Rero ibyo ngibyo mbona byaradufashije cyane, kuko nyine kugeza n'ubu ngubu ibyo tugenda tubona byatewe n'amahitamo twagize, kubera ko twayobowe n'ababyeyi mu nzira nziza. Ukomoje ku gusenga, ababyeyi bawe ni abakristo, ubona noneho kubahitiramo, kubatoza inzira ya gikristo mukiri bato mukayikuriramo, ubona bifasha iki abana muri rusange ku babyeyi? Ese urubyiruko rwo ruhitamo kujya muri iyo nzira y'ubukristo, ibyo bimaze iki? Murakoze cyane. Njyewe mbona niba ari ikintu cya mbere cyiza umubyeyi cyangwa Imana ikomeye umubyeyi ashobora guhereza umwana we mu buto bwe, ni ukumwigisha gusenga. Kuko nyine nk'abakristo turabizi ko ibintu byose biva mu gusenga. Nyine gusenga ni ikintu gikomeye, havamo imbaraga ikomeye. Nyine hari n'umuntu yigeze kutubwira uti, niyo koko ababivuga byaba ari byo, Imana yabitabaho, ariko uramutse warakurikije inzira Imana yifuza n'amategeko idutegeka, wazabaho ubuzima bwiza muri iyi si. Kuko ntabwo wazabusanya n'amategeko ya leta, ntabwo wazabangamirana na bagenzi bawe. Rero n'urubyiruko mbona ko amahitamo meza umuntu yakora ari ugusenga, kuko gusenga bituma utiheba. Tuvuge nk'urugero, hari nk'ukuntu ugira nk'ikibazo, hari wenda bakiyabuze inzoga, ngo wenda yagize ikibazo ngo yabuze inzoga, iraza kumufasha kumererwa neza, gutekereza neza, kwibagirwa n'ibyo ngo yibagirwa ibibazo bye, abandi bakajya mu busambanyi, abandi bakajya mu bintu bigiye bitandukanye. Aho ngaho nyine abagiye gushaka ibyo byishimo by'igihe gitoya, wenda ibyo byishimo ashobora no kwibona pe, gusa mu kanya akaba yicuza ibyo yakoze. Ariko umuntu wasenze niwe muntu nyine yagize ikibazo arasenga, nyine ahita yumva agize ihumure muri we, kandi ihumure ry'igihe kirekire ritandukanye n'uwo nguwo wagiye gushakira ibyishimo nyine ahantu hagiye hatandukanye. Urubyiruko duhugiye ku kintu bita social media cyane. Ubona ubundi social media hari akamaro zimaze? Social media zifite akamaro gakomeye cyane, karahari kuko niho tumenyera amakuru y'aho isi igeze, ndetse no mu bijyanye n'abiga bagasacinga amasomo, ibintu bigiye bitandukanye. Nyine social media iyo zikoreshejwe neza zigirira umuntu akamaro kandi gakomeye cyane. Ubona noneho urubyiruko kuba ruta umwanya munini kuri izo mbuga nkoranyambaga social media, kuruta gushyira imbaraga mu gukora ngo bashake imirimo, ubona iyo choice urubyiruko rukunda gukora hari icyo ruzayigezaho? Iyo choice ndumva ntabwo ari nziza nk'uko twese tubizi, kuko umuntu tuvuga ashobora nko kwirirwa nko kuri Instagram nyine ari kugenda areba yinkopana n'abandi, ibintu nk'ibyo areba ibyo abandi bagezeho, ahubwo kugira ngo bimwakoraje gukora wenda nawe ngo amere nkabo, ahubwo we akajya ata umwanya we guhora areba ibyo abandi bagezeho, kandi si uko biba bikwiye. Ahubwo njyewe numva social media simbi pe, ahubwo twazikoresha mu buryo buri positive. Nyine ukagenda ugasacinga ibintu, niba hari ubonye wagize ku bintu runaka, niba ukurikiye nk'ikiganiro kuvukira ku inspirinze, nawe ukareba uburyo watangira gukora nyine ngo umere nkawe cyangwa unamurenze, aho kugira ngo ujye ubihoramo bikunanize. Kuko ushobora no kuri, hari ukuntu umuntu ajya kuri social media akareba nka 8:00 afite amasomo nka 9:00, ukabona no kwiga biramunaniye. Yego, nanjye natunze telefone niga mu wa 2 segonderi, ariko ubu ngubu usanga umwana ku mezi 6 batangira kumwereka telefone, yarira bakamuzanira telefone akarebamo agaceceka, umwana agakura azi telefone icyo ari cyo. Ubona ku ruhande noneho rw'imiryango rw'ababyeyi, ubona kuba twe twarakuze tutabasha kubona ibyo bikoresho by'ikoranabuhanga hafi, no kuba ab'ubu ngubu bari kubibona hafi, ubona
hari ingaruka bizagira mu mibereho y'abanyarwanda mu myaka iri imbere, cyangwa ubona ahubwo abo bana bazakura bakerebutse bafite ubuhanga kuri ibyo bintu bitewe ko babibonye bakiri bato? Kuri icyo kintu rero njyewe ntabwo numva ko byazatuma bakora bakerebutse, ahubwo ndumva nyine hari positive nyine effect zabyo, gusa ibiri negative nibyo byinshi. Kuko urumva umwana niba arize, umubyeyi wo kugira ngo amwegere, ubundi ngo ni umwanya mwiza iyo umwana arize, ni umwanya mwiza w'umubyeyi by'umwihariko w'umumama kwereka umwana urukundo, akaba yamwitaho akamuhoza. Nyine uwo mwana nyine bigira n'ukuntu byongera isano hagati y'umwana na nyina. Ariko niba umwana azakora yumvamo telefone, no mu gihe agize ibibazo ajya yumva yuko telefone ariyo yabasha nyine kumufasha. Nyine ntabwo mvuze ngo ababyeyi bazima abana babo telefone, gusa mu gihe nyine umwana ubonye ko amaze gukura, yabasha kwitekereza, wamutoje inzira y'ukuri, azi gutandukanya icyiza n'ikibi, no wakayimuhaye, kuko no mu mashuri turabyiga, ntabwo azabura kugira ubwo bwenge. Ariko nyine urumva kuva mu buto bwe ntahora abona telefone, mu kibazo cyose agize akabona umubyeyi we ntabwo amuba hafi ahubwo amuhereje telefone, ntabwo hazabaho bond ikomeye hagati y'umwana n'umubyeyi. Ku muryango nyarwanda, kuba ababyeyi ubwabo batakibonera umwanya uhagije abana babo babyaye, ugasanga abo bana barimo bararerwa nk'uko nari bivuze, ibyo bikoresho biri digitali, barimo bararerwa n'abakozi. Ubona mu minsi iri imbere umuryango nyarwanda uzaba ari umuryango uhamye, ku buryo tuvuga ngo igihugu cyacu cy'u Rwanda kizaba gifite abaturage bafite umuryango muzima kandi ukomeye? Nyine ntabwo ariko byazagenda, ntabwo byazafasha igihugu cyacu kugira umuryango ukomeye. Wenda ubuzima turimo muri iyi minsi nyine bufavoriza ababyeyi kutaba hafi cyane y'abana babo. Urumva ku kazi, umubyeyi abakibyara nyuma y'iminsi akabasubiye mu kazi. Gusa nyine ntabwo twabuze iterambere kujyaho, ahubwo wenda icyo njye numva nasaba ababyeyi ni uko no muri icyo gihe gito babonye, muri ayo ma weekend, muri ako kanya atashye, ntabwo agomba kuza avuga ngo arananiwe ngo yise aryama ataganije n'abana. Byibura agafata igihe gitoya akongera nyine umubano we n'abana be, akabigisha iby'Imana, akabigisha ibyo gukunda igihugu ndetse n'ibindi. Ibyo ahubwo mba numva ari byo byazatuma umuryango, yaba umuryango wo mu rugo ndetse n'umuryango nyarwanda, urushaho kugera ahantu heza kandi hakomeye. Bigira ingaruka zingana gute rero kuba umwanya ari ikibazo? Ubuzima buragoye, kubona umwanya wo guha abo ugomba kwitaho ni ikibazo. Ubona ingaruka zizabiziye, haba ku itorero nk'abakristo, haba ku gihugu nk'abanyarwanda, ndetse haba no ku miryango igiye itandukanye ya sosiyete sivile. Ubona ingaruka zizabiziye mu mibanire y'abantu n'abandi? Wenda duhere nko ku bijyanye n'itorero, ikintu gisigaye kiba muri iki gihe, usigaye usanga ababyeyi benshi mu minsi y'imibyizi baba barabishye, noneho muri weekend mu gihe cyo gusenga ugasanga bariryamiye n'abana bararyamiye, ngo nicyo gihe cyo kuruhuka, ntibabone nyine uburyo bajya ku rusengero ngo bajye gusenga. Umwana ntabwo azakura azi iby'Imana, kandi nyine twese turabizi akamaro ko kumenya gusenga bifitiye nyine umuntu muri rusange. Uretse naho ngaho no muri sosiyete nyarwanda, ntabwo umubyeyi azabona umwanya wo kwigisha umwana indangagaciro z'abanyarwanda, umuco, amahame agenga abanyarwanda, kirazira ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariho uzasanga umwana arerwa n'umukozi abenshi, ntabwo uzi umukozi utiriwe amwigisha ibiki n'iki, ariko umubyeyi byibura aramutse ashatse umwanya mutoya akamwigisha izo kirazira, akamubwira uti ntibikwiye gutya mu mibanire n'abandi, jya ubana n'abandi mu mahoro, ibintu nk'ibyo byazatuma umwana akura afite indangagaciro nziza. Kandi niba abana bo mu miryango yose bagiye bakuze bafite indangagaciro nziza, birumvikana na sosiyete nyarwanda muri rusange izamera neza, nyine irushaho gukomera. Inshuti bakunzi ba Rwanda 24 TV, nk'uko murimo murabyumva, turimo turaganira n'ubundi ku mahitamo. Twahereye mu muryango tuvukamo, turimo turarebera hamwe uburyo imibereho, imibanire y'abantu hagati
yabo ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bya social media, ubwo ndavugamo Instagram, WhatsApp, TikTok ndetse n'ibindi, uburyo bikwiriye guhuzwa ndetse akamaro kabyo n'ingaruka bishobora kugira ku muryango nyarwanda. Turacyari kuganira rero n'umwarimu uko murimo muramubona Umwiza Belise. Tugiye gufata akaruhuko gatoya, ubundi tuze noneho twinjira mu bitureba nk'urubyiruko. Nyuma y'akaruhuko turagarutse n'ubundi mu kiganiro amahitamo yanjye. Niba ari bwo ugifungura, turi mu kiganiro amahitamo yanjye, turimo turaganira n'umwari witwa Umwiza Belise. Tugiye gukomeza rero turebera hamwe ikiganiro amahitamo yanjye. Turi kugenda tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye, aho turi kuza kugaruka cyane cyane ku rubyiruko, turebera hamwe ibyerekeranye n'urubyiruko ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange. Belise, ubona noneho twe nk'abasore, abajene, abakobwa, urubyiruko muri rusange, ubona imibanire yacu hagati yacu ari imibanire imeze gute iyo ubisesenguye? Imibanire mu rubyiruko nyine nkatwe abajene mbona imeze neza, kuko usanga nyine inshuti tujye dufite nizo tungana, turi mu kigero kimwe, nyine abajene muri rusange ubona bimeze neza, ubona nta kibazo. Ubona nta kibazo. Kera nko mu myaka 10 ishize cyangwa 15 ishize, wasangaga kuba umukobwa yakwegerana n'umusore bigoye, ariko ubu ngubu nicyo kintu gisigaye cyoroshye kuruta n'ibindi bintu ibyo ari byo byose. Ubona diferanse irimo ari iyihe? Diferanse yo irahari, bigaragara cyane, kuko wenda nkeka ko impamvu kera bitajyaga bipfa kuba nta hantu bapfaga guhurira. Abasore turabizi ko babaga bari kwiga kumasha ndetse n'ibindi, abakobwa bagasigara mu rugo biga kuboha n'ibindi bigiye bitandukanye, bagakura nyine badafite ukuntu nyine bahura. Ariko ubu ngubu kuva muri garidiyene utangira uhura n'abahungu, mukigana, wataha ugiye muri weekend wajya gusenga ugahura n'abahungu, nyine bigatuma nyine dukura tubana nabo cyane. Ubona noneho relationship y'uyu munsi, ubona ari relationship koko itanga icyizere ko cya kintu twavugaga cy'umuryango nyarwanda, tuzaba dufite icyizere ko tuzakomeza kugira umuryango nyarwanda umeze neza, ukurikije relationship y'ubu ngubu uko ihagaze? Biragoye cyane, ntabwo wahita uvuga ngo ukuntu relationship yo muri iyi minsi imeze biratanga koko icyizere ku muryango nyarwanda. Yewe ntabwo bigisenya, ariko nanone ntabwo ari nka kera. Abakobwa ba kera nk'uko tubizi bari abakobwa bafite umuco, bubaha, no mu gihe nyine niba bahuraga n'abasore habaga hari umuranga bakabaranga, no mu gihe ashatse akagenda ari committed, nyine azi ibyo agiyemo. Bitandukanye natwe muri iyi minsi, twe tugenda ugahura n'uwo musore mugakundana, rimwe na rimwe ntimunamenyane bihagije, mukaba murabanye, hagaciraho umwaka, divorce, gutyo gutyo. Urebye nyine ntabwo imiryango yo muri iyi minsi kuri kubaka bikomeye nk'uko mu gihe cyashize byari bimeze. Nakuze numva bavuga ngo namwe izabuze umuranga ubuzinenge. Okay. Ubusanzwe n'ubundi nubwo bimeze uko nguko, abaranga n'ubundi bariho, sibyo? Ubu ngubu nubwo nta muntu ukiza ngo agutungire agatoki cyangwa se akubwire ngo reba uriya mukobwa, reba uriya musore, ni umusore mwiza, ni umusore wabana nawe mu kubaka. Ubu ngubu abaranga dufite muri kino gihe cyacu cyitwa .com ni social media. Ujya kuri Instagram mugakubitanira n'umukobwa, mukamenyana, mugachatinga, mugana contact, mukavugana, mukisanga mwakundanye. Cyangwa se kuri Facebook, cyangwa se
mu modoka mugahana contact. Kuba kera ababyeyi bacu hari abantu bagize uruhare mu kubahitiramo abo bagomba kubana nabo. Ubu ngubu twebwe tukaba dukora choice, dukora amahitamo binyuze kuri social media, kuri platform zitandukanye. Si ikibazo gikomeye kuri twe nk'urubyiruko ndetse nyine n'uwo muryango ndi gukomeza kugarukaho. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko niba ugiye nko kuri Instagram ukareba umukobwa sibyo ukamufollowinga akagufollowinga mugatangira kujya muvugana nyine ni byiza nyine kuko uba wungutse mu buryo bwa communication. Ariko nanone kumakinga choice y'umuntu muzabana nicyo kintu cya mbere kigoye. Umuntu muzajya mubana iminsi usigaje ubuzima bwawe ni amahitamo umuntu aba agomba kwitondera. Uramurebye yego ubonye ayo mafoto ye ubonye uramwishimiye gusa ntabwo uzi imyitwarire ye. Ntabwo wareba nyine ifoto y'umuntu ngo uhite umenya uti uyu muntu yitwara gutya na gutya. Rero icyo mbona cyo wenda kera nta mubyeyi wari gupfa kuguhitiramo nabi. Yabaga afite umwana wanjye murangira umwana wo kwa runaka ni umusore twarakuranye yakuze tumureba bitandukanye n'ubu ngubu. Ari hahandi usanga bituma ingo nyinshi zisigaye zisenyuka. Barahuye baramenyanye bakundanye tuvuge nk'amezi 2 bese bapanga ubukwe. Uwo muntu ntabwo bamuzi bihagije. Kandi nanone gupretendinga kwigira utari we mu gihe cy'amezi make ntawe utabibasha. Mwazagira mu rugo rero buri wese agatangira kuko kwigaragaza uko ari. Bigatuma rero urugo ruhita rutangira gusenyuka. Nyine ukabona ko bifite negative effect nyinshi kuko byongeye amadivorce ndetse n'urukundo mu muryango ukabona ko rugenda rugabanuka. Ese nkawe ujya ugira amahirwe yo kuganira n'ababyeyi bawe kuri iyo ngingo? Turaganira cyane. Niba muganira rero bakubwira iki? Niki kintu bakubwira kwitondera cyangwa se kugenderaho nk'umukobwa umaze gukura, umaze kubona ibintu byinshi, experience nubwo itaraba nyinshi cyane ariko hari iyo umaze kubona? Njyewe inama mu rugo bangiriye ndetse n'abandi bantu bakuru tujya tuganira. Barambwiye ngo mu gihe ngiye guhitamo umuntu dukundana katuvuge muri kurambagiza no byumvikana neza. Mu gihe ndi kurambagiza buriya n'abakobwa bararambagiza kuko twiga nyine ku mico y'umuntu. Ibyo byose ngomba kubikora ntitaye ku marangamutima mufitiye muri ako kanya. Kuko iyo ugiye kureba umuntu nyine kwiga ku mico ye mufite amarangamutima byose ubona mu buryo muri positive. Urukundo bitaruguhumisha nyine atari byo bikwiye. Rero bakangira inama yo kumubyeyi ngiye kureba nyine kwiga ku musore. Ibyo amarangamutima ngomba kubishyira ku ruhande. Nkamureba nkaho n'amarangamutima na make amufitiye. Naza gusanga koko afite nka mu byo nifuza nkamwemera tugakomezanya. Gusa naza gusanga mbona yuko hari ibyo ntazabasha kwihanganira cyose aho mbona tutazahuza nkamureka. Kuba ababyeyi turimo turahuza urubyiruko, ababyeyi n'umuryango nyarwanda. Kuba wa mwanya mutoya bakabona bananiwe akenshi ko umwanya uhagije baba bari mu zindi nshingano. Kuba hatakiboneka umwanya wo kuganiriza abana cyane cyane ku byerekeranye n'ingingo z'imyororokere, ingingo zo kubaka no guhitamo abo bagomba kubana nabo no gukundana nabo. Ndagaruka kuri iki, ntabwo aricyo kintu kiri gutuma abasore n'inkumi cyane bari kwishora cyane cyane mu ngeso z'ubusambanyi, mu businzi no kujya no mu bindi biyobyabwenge bigiye bitandukanye. Kiri mu by'ingenzi ntabwo abona icyo cyonyine gusa kiri mu bintu by'ingenzi cyane bisigaye bituma abasore babyishoramo. Kuko umubyeyi nyine nk'uko nabizi niwe muntu utakubeshya, niwe muntu uri kwifuriza icyiza. Ntabwo umwana wabyaye wamwifuriza nyine kubona afite ubuzima bubi. Rero mu gihe umubyeyi wawe nta makuru yaguhaye ugasohoka tuvuge ugiye muri secondaire muri internat uhuye n'abandi bo baje none bakubwira ibyabo, niyo makuru ya mbere uzaba wumvishe. Ugasanga wenda aramubwira iti reka ikintu cyonyine cyazaguha amahoro
ni ukujya mu businzi. Urugero tuvuge umwana ntabwo umubyeyi yigeze amubwira ko ubusinzi atari bwiza, bazakurikiza ibyo ngibyo bamubwiye abigerageze, nabigerageze wenda ku nshuro ya mbere buriya bajya bavuga ngo ikintu kibi kiraryoha nyine cyangwa icyaha kiraryoha, nyine ahite agenda agiye. Urumva kuba atarahawe amakuru ahagije n'ababyeyi be bimugizeho negative effect, kuko nyine bizatuma nawe hari ibyo yishoramo kubera kuba adafite amakuru. Reka tugaruke kuri twebwe bitureba nk'urubyiruko. Kuri experience yawe uko yaba ingana kose, ubona ari iki twakagombye gushingiraho duhitamo umukobwa cyangwa umusore tugomba gukundana nawe? Kuko si turi buvuge mu kubaka kandi tutarageza igihe cyo kubaka. Iyo experience yo kubaka urugo twe nayo dufite, ariko iyo kuba dushobora guhitamo umuntu dukundana nawe, iyo turayifite. Wenda ntabwo mfite experience nini cyane, gusa nyine ibyo nagiye numva cyane ibyo nagiye nyuramo gakeya nyine. Ikintu mbona umuntu yahitamo agiye guhitamo nyine umuntu bakundana ni ukugendera kuri wowe ubwe, utagendeye ku bandi. Nuhitemo umuntu ngo nuko ari bushimisha inshuti zawe, ngo nuko ashimisha, nyine wowe ukarebe ku giti cyawe. Kandi ntugendere hari ukuntu abantu bakururwa na physical appearance, bivuga ngo ugende nyine. Ubundi biba byiza umuntu mbere yo guhura n'umuntu yamaze gusetinga criteria yifuza mu muntu, akaba uti njye ndifuza umusore umeze utyo, wowe ukaba ufite ibyo yasetinze. Niba wenda ukunda umusore usenga ukaba ubizi, noneho ukiga n'iyo myitwarire ye. Mu gihe ubonye aho kugira ngo uzajye guswana n'umuntu hari ibyo utazabasha kwihanganira, cyangwa hari ibyo ubona byazabateranya bwo kubunga, ukamureka. Ukamureka bitarakomera, aho kugira ngo uzajye kwizirika, ahubwo nyine ukazategereza igihe kizaza Imana ikakugenera undi akaba arufata wujuje ibyo ngibyo. Tugana ku musozo, ubona hakwiriye gukorwa iki kugira ngo tugire umuryango mwiza, kugira ngo duhitemo abakobwa cyangwa abasore tubana nabo ubuzima bwacu bwa buri munsi, bikazanadufasha no kugira n'uwo muryango mwiza? Ni iki kintu gikwiriye gukorwa ku mpande zigiye zitandukanye? Ko ari ku ruhande rwa leta, ku ruhande rwa sosiyete sivile, ku ruhande rw'itorero, no ku ruhande rwacu bwacu nk'urubyiruko. Murakoze. Nyine wenda mbere yuko mvuga ibyo ngibyo, nk'uko tubizi amahitamo tuzakora yo kumenya nyine abo tuzabana niyo azaditamayininga future yacu, akaditamayininga future y'abazadukomokaho. Niba uhisemo nabi umuntu muzabana, uzaba wiyangije ubwawe, uzaba wangije abana bazagukomokaho, kuko bazakura batabona urukundo mu muryango. Nabo gutyo nyine bizaba uruhererekane, urumva uzaba by'igihe kirekire. Niyo mpamvu nyine aya mahitamo tuba tugomba kwitondera cyane. Rero icyo nabona nk'uko twahereye tubivuga kare, uruhare rw'ababyeyi rurakenewe. Inama zabo nizo zidukuza, nizo zitwubaka. Ndetse natwe nyine n'izo batugirira mu itorero tukazikurikiza, tukumva inshuti nyine ntibagufatire umwanzuro, bo bakaguhereza ahubwo umurongo nyine ugomba kugenderaho. Ntitwumve ko ari ikintu cyo guhubukirwa, ntitwumve ko kujya ku bana ari ikintu umuntu aryama akabyuka akora, ahubwo tukumva ko nyine ari nyine urugendo, ukanabisengera nta kinanira Imana. Ubundi nyine iyo umuntu icyo usabye Imana irakiguha, nyine nk'uko abakristo turabizi. Ugasaba Imana ikazaguha umuntu ugukwiriye, nawe ugakora nyine ukibaza nanone niba uwo muntu ukwiriye ushaka wowe uri uwo muntu. Ntitugafate umwanya munini tujya gutekereza ku myitwarire y'uwo twifuza kuzabana, ahubwo twe tukamara umwanya munini twiyubaka, ukareba koko kuri umukobwa ukwiriye, ko ari umusore ukwiriye, nyine buri muntu wese yakifuza kubana nawe. Njye niyo nama mba numva nagira urubyiruko bagenzi banjye cyangwa se abasore n'inkumi. Noneho itorero, ubwo nje mu ruhande rwacu nk'abakristo, rikora iki kugira ngo rireme abasore n'inkumi bazakurira mu itorero, bakazayobora itorero, bakazashinga imiryango ifite imbaraga ikomeye yubakiye kuri Kristo? Itorero ukuboko kwaryo ni ukuhe?
Itorero hari n'ibyo rigenda rikora kugeza ubu bidufasha. Hariho ukuntu bagenda bategura nk'amahugurwa y'abasore ndetse n'inkumi, bakagenda bandika nk'ibitabo bigiye bitandukanye bisobanura byinshi ku miryango, ku kurandariza ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndetse no mu gihe wenda abantu benda kubana bakarushaho kugenda babahugura, bababwira mu muryango bemeze gutya, ntabwo uba ugiye mu bintu byiza gusa, hazabamo n'ibibi, bakabatoza kwihangana ndetse n'ibindi. Itorero nirikomeza kugenda rikora ibyo ngibyo, nta kabuza n'imiryango nayo izagenda ikomera. Niki kintu wabwira ababyeyi bawe? Murakoze kuba muno mwanya wo kuba nagira ikintu nabwira ababyeyi banjye. Gusa ikintu nabwira ababyeyi banjye ni ukubashimira. Ababyeyi banjye ndabashimira cyane cyane kuko baduhaye uburere bwiza pe. Kandi nta nubwo ari byo batubwiye gusa, n'ibyo bakoraga, ibyo twabonye nyine batweretse koko icyo inzira nziza ari cyo. Batwigishije gusenga, batweretse icyo bita urukundo, batwigishije kurera neza natwe abazadukomoka kuko natwe batureze neza. Ndabashimira kandi ndanabakunda cyane. Yego, urabakunda cyane. Noneho niba hari ubundi butumwa ubwo ari bwo bwose ushobora kugenera inshuti zawe, ushobora kugenera abantu muri rusange, waboneraho ukabutambutsa? Ubutumwa nk'uko nyine iki kiganiro cyitwa My Choice cyangwa se amahitamo yanjye. Ubutumwa nagenera inshuti zanjye ndetse n'abantu muri rusange ni ukugira amahitamo meza. Nk'uko natangiye mbivuga, ubuzima bwacu bugizwe n'amahitamo dukora. Nugira amahitamo meza ubu ngubu uzagira ahazaza heza, nk'abasore, nk'inkumi ndetse n'abana bakiri batoya. Kudahubuka rero mu mahitamo tugira, tukagisha inama abakuze kuko baturusha experience, tukanasenga kuko byose Imana irabitanga, nta kabuza tuzagira ahazaza heza. Inshuti bakunzi ba Rwanda 24 TV, namwe tuboneyeho kubashimira uburyo mudahwema gukurikirana ibiganiro, by'umwihariko ikiganiro My Choice gitambuka kuwa gatatu saa 12 z'umugoroba kuri platform za Rwanda 24 TV, haba kuri Instagram page ni Rwanda 24 TV, YouTube channel Rwanda 24 TV, na website yacu ikaba ari www.rwanda24tv.com. kandi tubifuriza imigisha ituruka kuri Nyagasani kuko ariwo uduha imbaraga zo gukomeza gukurikirana ikiganiro amahitamo yanjye. Belize, nawe rero reka tugushimire kubw'igihe cyawe watanzeho umwanya ukaza tukaganira, kandi ntekereza yuko abazareba kino kiganiro byanze bikunze ari cyo bizabafasha. Namwe murakoze cyane Claude, murakoze cyane. kandi nyine abaturarwanda bose bajya barushaho gukurikirana ibiganiro bya Rwanda 24 TV, mukande subscribe, mulayikinge, nayo munasharinge, muzanaye muri kumutera inkunga kuko ibiganiro ni byiza cyane, birushaho kwirakwira byafasha sosiyete nyarwanda. Yego, ikiganiro rero amahitamo yanjye ni buri wa gatatu nk'uko nemaze kubivuga, naho njyewe muri kumwe muri kino kiganiro nitwa Claude Muhirwa, umutumirwa ni Umwiza Belize. Amahitamo yanjye nakagaruka.